tubararikira gukurikira ikiganiro cy'umuryango aho dusesengura ibibazo biri mu miryango, aho turebera hamwe icyakorwa kugira ngo amahoro yongere agaruke mu muryango, aho tubibutsa buri munsi ko ari inshingano yanjye nawe n'undi wese udahari guhuriza hamwe kugira ngo dutekereze icyakorwa kugira ngo umuryango wongere utekane. Ni ikiganiro nk'uko mubimenyereye mugezwaho nanjye Nirere Elyse, ndizera ko mwese abagikurikira Imana ikomeje kubarinda muri amahoro, kandi mbashimira ko mutajya mujya kure y'inkingi y'umuryango TV. Imana ikomeze ibahe umugisha. Nk'uko mubimenyereye buri munsi mba mbafitiye umutumirwa na topic turi buganireho. N'abatindiye nzi ko muba mufite amatsiko, ndifuza kwakira umutumirwa nabazaniye uyu munsi kugira ngo abasuhuze yibwira n'abadukurikiye. Ni karibu. Yesu ashimwe. Bavuze ngo ndi umutumirwa, kuba umutumirwa nyine uba watumiwe ukabana nakuze Imana. Rero njye ndi umubyeyi, nitwa Pastor Emile, nkaba ndi umubyeyi, nakeka ko ariyo mpamvu bampamagaye nkaba mbifitemo igihe, ariko nkaba n'umuganga mu bintu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, nkaba n'umujyanama cyane cyane mu bijyanye n'imyumvire yo gushakisha Imana n'imyumvire yo kugira ubuzima bwiza. Ndabaramukije rero. Abadukurikiye ngira ngo mwumvishe ko umutumirwa wacu uyu munsi atubikiye ibintu byinshi, harimo impano nyinshi zitandukanye. Uyu munsi rero twamusuye twifuza yuko hari ibintu bimwe ashobora kudufashamo gusobanukirwa nk'umuntu tuziho inararibonye z'ibintu runaka. Hari byinshi wenda ndi bumubaze, ariko turacyazenguruka ku muryango. Ni iki kibazo kiri mu muryango uyu munsi? Ese abantu ba kera ko tubona babanaga bubahanye bakundanye bagasazana kandi ari amahoro, bakabyara bakarera, abana bo mu miryango bapfusha ababyeyi bakabafata bakabarera, kandi mu muryango ibintu bigakomeza bikagenda neza. Ese uyu munsi byagenze bite? Ni ikihe kibazo cyabaye mu muryango? Akaba ariyo mpamvu uyu munsi twasuye Pasteur Emile nk'umuntu tuziho inararibonye. Ngira ngo araza kutubwira imyaka amaze ashatse, anatwibireho ibanga byagenze bite kugira ngo bo bashobore kugendana muri uru rugendo bagere uyu munsi bakiri amahoro. Murabona ko ameze neza uko biri kose, murabona ko aranezerewe nyine nk'umuntu utarara utotezwa cyangwa ukubitwa cyangwa usuzugurwa. Ibyo byose rero ni bimwe mu bintu ari budusangize uyu munsi. Ntabatindiye rero ndifuza kumuha akanya. Pasteur Emile, dufite amatsiko yo kumenya ese ubundi mwaba mumaze igihe kingana iki mushaka? Imyaka mu kwezi gutaha kwa 12 tuzaba dukwije imyaka 41. Wow, batumirwa barabe bumva gato hafi imyaka 41. Ni igitangaza kuko uyu munsi umwe ajyayo yamara y'umwaka akavayo. None turifuza ko mwadusangiza urwo rugendo. Ni iki cyabateye imbaraga? Ni iki cyabashigikiye? Ni iki cyarinze amahoro y'umuryango wanyu? Ni iki cyatumye mutabivamo mukaba mumaze iyi myaka ingana iki? Ubundi sinari kubivuga jyenyine kuko uwo twashakanye nawe arahari, ariko ntabwo yashoboye kuboneka. Ariko rero ibyo mvuga muri iyo myaka 41 tumaranye, ibyo mvuga akenshi nawe nibyo yari kuvuga. Rero uti byagenze bite, mwageze kuri uru rwego bigenze bite? Hari impamvu nyinshi zabitumye, kandi numva arizo twifuriza n'abandi. Impamvu ya mbere nuko twakuriye mu muryango data na mama babanye. Data na mama bagize mariage muri 28. Data yitaba Imana muri 75.
ubwo bari bamaranye imyaka 47. Igihe rero kuba amaze 41 yonyine urumva mfite aho mbikura. Madamu nawe nuko, nawe papa we na mama we babanye imyaka myinshi. Ubwo hari impamvu, byose bigira impamvu. Tukura tubaho nabo twavukanye, twabanye n'ababyeyi. Data yari umutware, data uko yari umuganga. Ubwo uburere n'uburezi twagize mu rugo nuko twabonaga tubikura ku babyeyi bafite responsibility, bafite ukuntu bashaka ko abana babo bazaba. Ubwo burere nibwo twakuriyemo. Icya kabiri nuko hari umuco twabayemo, umuco w'ababyeyi bareba abana babo, bareba uko bazaba ejo. Uwo muco niwo twagendeyemo tugira mariage. Nahereye inyuma kugira ngo wumve neza ko iyo uhereye habi usaza nabi, usuriza habi, kuko tujya tuvugisha ukuri. Noneho muri uwo muco twe twabonaga ko tuzamera nk'ababyeyi bacu, twabonaga ko tuzamera nka papa yamaranye imyaka 48 na mama. Twababonye bitavye Imana dukuze twagize na mariage mama akiriho. Ubwo rero bwa burere mama yadushizemwo na papa yatwereka nk'umubyeyi kandi ari n'umuyobozi, yaranyubatse. Bimaze kunyubaka, nyuma ngiye gukora ubukwe nagendeye muri ibyo bitekerezo. Nanjye ngiye kubaka ni hahandi ku isoko. Reka rero warumbaje uti none se mwe byagenze bite? Twe twagize mariage muri 79, ariko twagize igihe cyo kwicara, twagize igihe cyo kuganira. Twabaye fiance abandi bose, twabaye fiance pana bya bindi bihubuka. Twabaye fiance imyaka 5. Twabaye fiance 75, ariko twimariye 79. Suko tutari kugira ubukwe nk'abandi bajene, ariko twagize igihe cyo kwigana, twagize igihe cyo kubaho mu buzima. Tuvuga ati ngiye kuva muri ubu buzima nari ndimo ngiye mu bundi. Nguko uko twatangiye urwo rugendo kurugendamwo. Nabyo ntibyoroshye, ntihaburamwo inzitizi, ntihaburamwo ibyo wari urimo. Uti noneho ndabireka, noneho barambona bate? Ariko igihe mufashe umwanzuro, mufashe umwanzuro mukagendera kuri principe zazindi nakubwiraga, uburere, imibereho. Noneho ninje mu kindi cyiciro. Muri icyo cyiciro twabayeho, ntihazagire ukubeshya Elyse ngo yagize ubukwe ngo byose ni de, ngo birera ngo de. No, uhura n'imitego, ugahura n'imirabo, ugahura n'ibintu, ariko icyo usabwa ni ukwihangana, ni ukureba uti ese yewe ikosa mbonye mu twashakanye yewe ntaryo mfite. Imbere yo gutunga agatoki reka mbanze nk'itunga. Iyo bitangiye utyo uzazamurira, niyo urizamuye uragaruka ukavuga uti ibintu nkoze nini. Ubwo twabaga muri miliyo y'abandi, muri miliyo y'abantu barwana, muri miliyo y'abantu baryana mu ngo zabo, muri miliyo nyine yayinduzi nawe y'abazinzi y'abantu nyine bayeho. Ntabwo nari nakaba pastori, ntabwo nawe yari yakaba pastori. Oya, twari abantu, ariko tukaba dufite icyo tubarushije. Bazi icyo twubakiyeho ni iki? Icyo twubakiyeho turaruta abandi dute? Nta kintu cyiza kuvuga ngo mbanye n'abantu ngomba kubaruta. Uko niko twabayeho, kandi twarabaruse kuko turi n'umwambonye turahari.
buhoro tuza kubyara, tubyara umwana wa mbere, tubyara uwa kabiri. Kwa kundi wiyumva ngo ndi muri mariage turi couple, bya bindi musigaye mwita couple niki, uko mubonye umwana niko kwa kundi mwari mwizeranye mwegeranye kugabanuka, uko affection iragenda ikajya ku bana, uko abana biyongereye niko wowe papa ureba uti noneho mbaye wande. Iyi mbaye wande rero yansabye ko nanjye negera, yansabye ko nanjye ngira uruhare muri kubegera kwa turi kumwe, cyane cyane ko baje bakurikiranya aba mbere, bimfasha kwitwa père de la famille. Simbe wa mugabo mvuye hanze nkaza ndananiwe akazi kanyishe n'ibiki, binsaba kumva ko famille atari umugore. Madame nawe yumva ko famille atari umugabo, famille ni tu n'abana. Bwa burere nakubwiraga rero, na kwa kundi twatangiye tureba ababyeyi bacu, nakuze muri famille nini. Twavuze turi 16 kwa data na mama, ariko twakuze turi 10, yewe ndi wa 14. Urumva rero ko bwa burere nagombaga kubufatira hari ukuntu twabayeho na bene wacu n'abakuru banjye n'abarumuna banjye, ku buryo ari byo twagiye kuyadabitaho no kubana bacu. Ndumva ahanini dukomeje muri iyo myaka yose, ntumbwira amafaranga, ntumbwira imibereho myiza. Imibereho myiza ishobora kuba iriho myiza pe, ariko mu rugo byaracitse. Ariko umushobora kugira n'imibereho mibi, wakennye ariko ukagira urukundo, wagize ibibazo ariko ukamenya yuko mu bisangiye n'umuntu ntibibe byawe wenyine. Uko niko twakomeje turevuriwa mu murimo twakoraga, turevuriwa mu bijyanye na siyanse, ariko twagomba kuvuga ngo twebwe nk'urugo bahagaze gute, twibereye aho neza cyane. Nyuma yaho tugirirwa ubuntu, buri Imana iragutegura. Hari aho ijambo ry'Imana rivuga ngo ukiri urusoro mu nda ya nyoko ngo nari nkuzi. Natwe uko twevuriwe muri iyo mucyo n'ubwo burere n'iki, Imana yari ituzi, none iza kuduha kuyimenya kurushaho. Ubu tuyimazemo imyaka 24 tumenya Imana. Noneho bibi bindi noneho kwa kugira umuryango, ukaba umuryango model, umuryango ugomba kuba icyitegererezo, kuba intangarugero. Uwo muryango noneho tujyanamo n'ijambo ry'Imana. Nibwo twahise tujya kureba, ese ijambo ryanditswe riravuga iki? Ese we kubaye Eva nk'Abadamu, none se turakurikiza ihe ntuzi? Ese mu migani mu gice cya 31 umurongo wa mbere kugera ku 14, umugore w'agaciro n'uwuhe? Birebamo. Nanjye mu gitabo cyandikiwe Abaefeso, ese igice cya 5 kuva kuri 22, ese koko mpagarariye itorero ryanjye riri mu rugo? Byabaye ibindi, twevuriwa neza, binadufasha noneho no kurera abana bacu. Papa Pasteur Emile, tukiri aho ngaho wenda subire inyuma gato kugira ngo dushobore gufasha n'umuntu wenda uyu munsi utaragirirwa ubwo buntu bwo kujya mu rusengero mbere yuko tujya mu gakiza. Wenda hari ikibazo nshaka kubaza, wenda umuntu ashobora kwibaza ariko dukurikira aka kanya. Mwavuze ati isoko yacu yabaye nziza, aho twakomokaga, uko twari twararezwe, ibyo twari twaratojwe, byo ubwabyo byashoboraga kubaka umuryango wacu ukamera neza. Hari umuntu ushobora kudukurikira uyu munsi akavuga ati, ese mumbarize ibintu byose babyumvikanagaho neza? Umwe yaravugaga ati undi agahita avuga ati nanjye ndabyemeye. Ese nta gihe cyabayeho ntibagire ibyo bumvikanaho? Ese icyo gihe mwakigendanyemo gite? Kuko ni bimwe mu bibazo dufite uyu munsi, aho umuntu adaha agaciro mugenzi we, madamu yavuga umugabo akiyopoza,
umugabo yavuga umudamu akiyopoza abana bavuga batireka da ababyeyi babwira abana batireka da ese icyo gihe mwebwe ntabwo cyaba cyarigeze kibabaho muri urwo rugendo mwakibayemo gite mwashoboye kugisimbuka gute mwashoboye kunesha uyu mutego uriho utuma abandi bawugwamwo gute ese ibintu byose mwarabyumvikanaga byose nta gihe cyabayeho ngo mugire utuntu mutumvikana mwadusimbutse mute umva rero Elyse nkubwire nabiherejeho nabivuze ntabyera ngo de yaravuye iwabo aho yarerewe iwabo nanjye hari aho narerewe muri ibyo umwe wese aba afite amarangamutima nubwo wagira ubwo burere nubwo wagira iyo narayibonye y'ababyeyi ufite amarangamutima yawe rero yari afite aye nari mfite ayanjye pe ibibazo birahaba pe nibyo nakubwiraga nti imiraba n'imintuza n'ibibazo bishobora kuza bikabagwirira ariko se twabifataga dute ubwo se naravugaga ngo kora ibi nawe agahita avuga ngo ndiyo bwana oya nta ndiyo bwana icyadufashije ni uko muri karagiteri zanjye kenshi mba nshaka ibintu direct nawe muri karagiteri ye akaba avuga ati reka njeceke aha byabayeho tukagira ibibazo bya gestion kugira amafaranga atari menshi nta kintu kibi nkabyo ibibazo bya gestion y'amafaranga usanga guza umugabo na guza umugore usanga biri different hari abo njya mbaza nkabaza nanjye nkabyibaza ni wowe ukunda kurya iki ati nkunda umuceri n'ifiriti wowe se wowe ukunda iki ati ngiye nkunda imyumbati n'amateke none se nugera hariya muzajya amateke gusa n'imyumbati kugira ngo wowe ibyo wifuza aba ari byo bikorwa ni ukuri ibyo nifuzaga byose sinagombaga kubibona 100%. Nawe ibyo yifuzaga ntiyagombaga kubibona 100%. Habaga conflict ikabaho ariko ukabuza uti kamwe turaza kubona igisubizo. Ikibazo kihaba nuko igihe habaye icyo kibazo hagati yawe nawe wowe ushaka kugundira simva nawe akagundira ati simva icyo gihe uzi gutwara imodoka urabizi nanjye ngubaza imodoka iyo wakije amatara maremare undi akava hariya akatsa maremare muragongana ubwo rero ukora iki ugabanya yawe cyangwa mugize imana mukayagabanya mwese nguko uko twabikoze hariho ntabwo usubiza muri ibyo byose kuko ibibazo byarahabaye ibibazo by'abana ese bariga he ese barambara bate ese uriho urareba abana bawe bamwe ubakunze cyane kurusha abandi urabizi nawe ugapfa imodoka abana ugasanga watwaye abakobwa n'abahungu nabo bati natwe ibyo ni ibintu bibaho ariko ikintu cya mbere ni uko watsa amagufi iyo muyakije mwese ikibazo nicyo cyadukijije ntabwo twayakije cyane. Wow. Ngira ngo wenda bari kudukurikira bariho barabyumva icyo ni icyemezo gikomeye cyane aho umuntu atita ku rugo rwe akavuga ati ninkora iki babagabo twagendanaga babadamu twagendanaga baraza kunseka kandi ngira ngo inshingano ya mbere tuba dufite ni umuryango wacu mbere yuko abo bose baza nubwo nabari ngombwa hari benshi rero batsindwa kuri icyo kintu mwakoze niyo mpamvu gikomojeho kugira ngo n'abandi bashobore gutekereza gushira ku munzani ni iki gikwiriye kurusha ikindi inzoga zikwiye gutuma madamu wanjye yicwa n'agahinda inzoga zikwiye gutuma umutware wanjye yicwa n'agahinda ese ni ngombwa ko abana banjye bahora bambona ninjira nasinze nduka nongana kandi ejo bazaba abagabo n'abagore ese inzoga ntazinyweye hari ikintu byica mu buzima bwanjye nicyo nagira ngo abantu bumve ko bose by'umuntu wese yarakwiye kubyumva umuryango ni ikintu cy'agaciro cyane kurenza izo nzoga cyangwa n'ibindi byose tutavuze aha ngaha
rero dukomeje ikiganiro cyacu rero Pastor Emile, mwebwe nyuma ya experience yanyu wenda mwavuze ati twaje gukizwa noneho biba byiza kurusha, ariko tuzi neza ko hari n'abakizwa ubuzima bwabo ntibuhinduke kandi bakijijwe, noneho hari naho buba bubi nubwo hari aho buba bwiza. Ese uyu munsi bwo ibyo bintu mwebwe mubona biterwa n'iki gituma uyu munsi umuryango unaniwe guhuza, abagore n'abagabo badahuza, abana n'ababyeyi badahuza? Se tubyitirire satani cyangwa harimwo n'abantu kutamenya agaciro k'ikintu cyitwa umuryango? hari gukizwa no gukizwa. Gukizwa no gukizwa ubwo biravuga iki? Umuntu arazavuga ati ndi umukristo, narahindutse, nakiriye agakiza, nakiriye Yesu. Rwose twese dufite abakristo hano 90% ni abakristo, kandi abo bakristo bose turi kumwe bavuga ngo bakunda Imana. Nkunda Imana rwose, ndajya gusenga, ndi muri dini runaka, ndi mu itorero runaka. Abakristo b'umunwa. Igihe rero bya bindi wari urimo utabihinduye ngo ukurikize itegeko ry'Imana, ngo ukurikize itegeko ry'umuryango uko ngomba kubaho nk'umukuru w'umuryango, mpagarariye umuryango wanjye, nkaba ngiri muri bya byaha nari ndimo cya gihe, rwose nta burokore buri. Uti kuki? Uravuga ngo ndakunda Imana, uravuga ngo ndasenga, uravuga ngo Kristo rwose, ibyo ni ibyo kumunwa. Igihe udahindutse ngo uhinduke mu mikorere, ngo uhinduke mu myumvire, ngo uhinduke mu miganirire n'uwo mwashakanye, ngo uhinduke ngo umwereke ko hari ikintu gishya wazanye, icyo gihe uba uriho uraba n'uwo wa mudomo, niko bavuga mu Gaswahili. Rero nta kuba wa mudomo, kuko hari n'abandi bashobora kuba atari abarokore, batitwa abakristo, ariko bakaba bafite urugo rwiza. Ikintu gikomeye ni ukugendera muri iryo jambo ry'Imana, ariko cyane cyane ukarishyira mu bikorwa. Imana irakubwira iki? Wahinduye iki? Ubwo ni muri ya myaka uza kumbaza uti yagenze bite noneho muri iyo myaka? Abadukurikira mu byumve neza. Murakoze ikiganiro, murumva ko ikiryoshya abakomeje kudukurikira. Pastor Emile yigeze kubikomoza, aravuga ati tumaze gukizwa, nafashe akaboko madamu ndamubwira ati ngwino tujye mu migani, umbwire umugore w'imico myiza ameze ati madamu nawe arambaza ati nawe ngwino tujye mu Befeso, umbwire kuba umutwe w'itorero. Umuntu ugomba kuba umutwe w'itorero numeze ati noneho twisubiramo. Turavuga ati se nibyo se usanze ari kumeze, ngewe sanze ari komeze. Ariko ntekereza ko aho hantu abantu benshi bahatsindirwa cyane. Iyo umuntu yakiriye agakiza yumva bihagije gusubira mu rugo ngo avuga ati agakiza kanjye kagomba kongera kubanza gushibura imbuto nshya mu muryango wanjye, hakaza impinduka. Niba hari intonganya, niba hari ubukene, niba hari indwara, niba hari desordre, niba hari abana batunaniye, niba hari, bigomba guhinduka. Ariko simpamya yuko iyo exercice mwikoreye imiryango myinshi iyikora. Kandi ntekereza ko itorero rya mbere nk'uko mwabivuze rihera mu muryango, ariko siko yewe mbibona, kuko ibibazo biri hanze no mu itorero birahari. None Elyse, ibyo uvuga nibyo rwose. Igihe utabishyira mu bikorwa, igihe uterekana iyo mpinduka muri wowe, ni ukuri ni ukubeshya. Biri mu miryango y'abarokore, biri mu miryango y'abantu muri rusange, biri mu miryango kuki kutava ku izima, kudashaka kurekura, ariko hanze bakakubona uri intungane, mu rugo ukaba igisimba. Ikindi, ubwo busimba bwose ni iki? Nuko urukundo wigisha atari rugufite. Kandi bavuga ko mu muryango icyo ngiye mbona n'ubu mpagazeho n'urukundo nicyo cyambere. Igihe ukunze uwo mwashakanye muri conditions arizo zose,
igihe ukunze abana bawe muri condition izo arizo zose udashaka kujya gufatira ku bandi, urwo rukundo rukajyana n'ijambo ry'Imana, ndakubwiza ukuri impamvu bitariho biraba hari ikibazo. Pastor tukiraho hari ikindi kintu nari ntekereje tukiraho tukivuga itorero n'iki, ariko reka mvuge ku kindi kintu abantu bakunze kuvuga muri iki gihe, wenda n'umuntu ashobora kukubwira yego cyane akavuga ati buriya rero ba Pasteur Emile bakundanye ubuzima butarakomera, abantu bataragira shuguri, buriya madamu yamwirirwaga iruhande nawe akamwirirwa iruhande, n'abana babo bakaba babona abo babyeyi babo, ariko ubu twese ko bimeze, mva ku kazi nkajya yiyereka, umutware nawe akava ku kazi akajya kuri kiste cyangwa akajya mu nama z'umudugudu simbizi cyangwa n'ibindi, hari byinshi byokipa abantu mu migoroba, n'izo nsengero n'amacaci n'iki, hari byinshi bisigaye bitwara umwanya w'umuryango iyo utamenye ko. Ariko se genda baza igihe cyose mbaza ariko mukora, umuntu ashobora kuvuga ati uyu munsi aho yabariya ntago bazi ako stress igeze abantu uyu munsi, ibyo kwicara uvuga ngo se madamu reka mubaza hari reka ntahe na madamu aranyeneye, abana baranyeneye, ibyo kera byarakundaga ariko ubu ntibigikunda. Ese mwebwe niko mubyemera Pastor? Njye sinemeranya neza nuko, kuko hariho modernisme simbyanze, hariho modernisme ibintu ariko reka mbanze nkubwire Elyse, amasaha 24 Imana yashyizeho, ishyiraho amezi, ishyiraho imyaka. Ese imbere yo gukora ibyo bita strategic plan, imbere yo gushyiraho vision 2020-2050 ugashyiraho strategic plan y'imyaka 5, ugashyiraho action plan y'umwaka, ugashyiraho ibyo bita plan d'activité. Ese ufite ibyo bita activité y'amasaha 24? Ese ugira umwanya wo gusekera umudamu wawe? Ese ugira umwanya wo kuganira n'abana bawe muri ayo masaha 24? Umugabo arabyuka uyo akajya Dubai, umugore akajya hahandi muri Chine sinzi uko bahita, bakaba muri iyo shuguri, bakaba muri ibyo bintu, ariko bakibagirwa abo bariho barabikorera. Niba umugabo yagiye akamara iminsi 5 hariya, ese agira umwanya wo guhamagara umudamu we? Ese muri amasaha 24 wagizemo amasaha yo gusinzira? Abenshi ntimukigira ibitotsi, nsinzira 10 kubera ko mbifitiye uburenganzira, nyine ndi muri pension. Ariko mbere yaho wowe ntuzasinzira yo 10, ariko harayo ugomba gusinzira, ntabwo ugomba kujya munsi y'amasaha 6, naho ubundi stress zakwica. Icya kabiri, ese ugira umwanya wo kwicarana n'abana n'umudamu wawe muri ayo 24? Nawe ubare ayo masaha. Ese urawufite n'isaha nimwe basi cyangwa 2? Ese ugira umwanya wo gusenga? Ese ugira umwanya wo guseka? Uzi kumara amasaha 20 nangahe udasohoye amenyo? Elyse amenya akoze muki, akora iki? Abenshi bavuga ngo arakacanga karya amenyo kujya utayasekesha ngo usekere inshuti, usekere umuryango wawe, babone ko wabaye distress. Wowe uzaza wiriwe mu kavuyo, akavuyo kose wiriwemo, uze wiriwe uri pubere, usuka imyanda mu rugo, bizareka gute ko urugo rudashwanyuka? Aya masaha 24 benshi arabamaze, benshi ntibazi uko bayajera. Ariko wowe nk'umuntu, wowe nk'umukristo, wakagombye kuvuga uti management yanjye sayi na sayi, kuva ngo natashye naniwe ndaje nje kwitura ku mugore wanjye, natashye naniwe nahombye uyu munsi, reka ngutera inda tubyara undi. Ni ibibazo. Ahagewe icyo mbona nuko abantu bari bakwiye kwisubiraho bakagira icyo bita empathy. Nuko wowe uva mu byo wari urimo ukajya mu ruhu rw'uriya, ukareba ese koko ndi kumwe nawe, ubanze ubitekerezeho imbere yo kumutunga gato. Wow. Abatumirwa bacu nako abakurikira ibiganiro byacu ngira ngo murumva yuko umutumirwa wacu adufitiye byinshi cyane, ariko ndagira ngo duse nk'abajya mu karuhuko gatoya, tuze kugaruka mu gice cya kabiri.
ntuzarambirwe kuza gushyiramo igice cya kabiri, murumva yuko atubikiye ibintu byinshi. Pastor reka ngushimire, turuhukemo gatoya, tugaruke mu kanya dukomeza mu gice cya kabiri. Murakoze cyane.